Hello guys, mumeze mute? Twe tumeze neza, turashima Imana. Twagarutse niyo abamama beza mwakunze muri benshi. Amazina nyitwa Elizabeth Nyashimwe. Tukaba turi kumwe na Butoto Mihanda TV. Twebwe ni babandi bo kubyiza by'iwacu TV. Rero mukore subscribe batarayikora. Munyarukire no kuri Butoto TV mukore subscribe batarayikora. Na like na comment. Muri mukutugirira neza cyane. Rero tukaba tubashimiye aho bukeye turabashimiye tunabaramukije naho bwije turahaye mwiriwe. Rero tukaba twaje reka tubibwirize abagenzi baje babashe kubibwira. Muraho neza nshuti bavandimwe turabaramukije aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Ku mazina banyita Nyamugisha Bukuru, ndi umumama ndubatse mfite abana n'umutware. Hanyuma tukaba dushimiye abantu bakomeje kubana natwe, bakomeje kudukurikira, bakomeje kudukorera subscribe. Murabona noneho turi kumwe n'uwacu nawe munyarukire kuri channel yiwe yitwa Butoto Mihanda TV, mumukandireho abakunzi biwe n'abakunzi bacu twese mudukandireho. Hanyuma turabiyegereje mu kiganiro, nikaze mubane natwe muri uyu mwanya. Murakoze. Turabakiriye twongeye kubakira, tuzohema kubakira tuzohema na rimwe, tuzorambirwa kuko muzoza mutubona hano tuba tuguma tubiyegereze tubakire, kuko iyo umuntu agukunze iyo akubonye uturutse ku marembo akakugusanganira akakirana ibyishimo, natwe tubahaye ibyishimo byacu n'ukuri tubabwira ko tubakunda. Nta munsi n'umwe tutazabakira hano kuri izi za channel zacu. Ubusanzwe amazina ni Butoto Chantal, ubariza ku kinyamakuru cya Butoto Mihanda TV. Turi kumwe na bagenzi bacu abamama beza bafite ibyiza byinshi by'iwacu, ndabakunze cyane. Haye karibu n'akaze muri Butoto Mihanda TV. Muze mutore udutebe bagarutse nk'ibisanzwe, abamama beza mukunda mweretse ibyiza by'iwanyu. Mutore udutebe muze mutegere, tubafitiye amakuru menshi murataza neza nimwegereje. Rero mumaze kumva abamama beza baje kuri uyu munsi wa none. Tumaze kubiyegereza, bananga bamaze kubiyegereza. Rero mutere udutebe muze mutegere izo babazaniye. Rero nagiraga tuganire uno munsi wa none hejuru y'abantu abamama bari hano muri kino gihugu bafite abantu babo hanze, ariko ingo zabo hano ugasanga basuzuguye abagabo kubera ko mukuru w'iwe cyangwa se nyina ari hanze na se, ariko bakamusanga inshingano zose nibo umugabo nta jambo afite. Ntiyavuze ngo tunenga abo bantu, kandi tunababwira ngo izo bintu nizo twigana nabo n'abo bantu badukurikira bategere. Rero nk'abo bantu mwobavugaho gute? Ni ukubaha inama. Ubu nyine ari ukuntu biri mu kugenda ngo umuntu ufite ab'iwabo hanze ifaranga niba zinyura ku mugore agasuzugura umugabo ngo afite ifaranga, ngo afite nyina hanze, cyangwa se afite musaza we hanze, cyangwa se afite umuntu umwishyurira inzu umuhahira, ukamusanga karakandagira abantu ndetse no mu muhanda mwaza mugura rimwe rimwe kandi akuvugisha ngo ab'iwabo ese kuzabiteza ngo afite ese ko umuntu abazi konsa bo kwa mama tuma kukandagira ngo afite abazi konsa ngo afite ab'iwabo hanze, ngo afite ifaranga, ukamusanga nyine yagendeye mu birere. Ni ukuri aba bantu bagomba kwitonda, bagomba kwitonda kubera kuko ifaranga z'undi muntu habaga ari n'izabo. Iyo abaga banibona ku ifaranga zabo, ariko ifaranga z'undi muntu gusa ku muntu baravuga ngo none nige yo kwibona ko ndakubwira ijambo, ariko akubaha umutware wiwe cyane, akubaha umutware wiwe akareka za faranga akaba ari umutware uzitega. Urumva kuko kuntu ingo zabaye ibibazo muri ino minsi, usigaye wumva urugo rw'umuntu warasenyutse ngo umugabo nta jambo afite, aretse kugira ijambo gute ari umutwe w'urugo kandi za faranga zo kabasaidiye. None tuvuge gute twobwira abo bantu gute bareka izo faranga zihagarike kugira ngo amahoro atahe mu rugo? Ese gaho ziri niho usanga ari ibibazo bamwe ndatunana tonenga abo bantu. Twavuze kare kose kuko umutware ariwe mutwe w'urugo. Udafite abo iwanyu hanze ubayeho gute umugabo bazaguma b'umutwe w'urugo cyane rwose.
abibanye batagufasha bagufasha ariko ubaha umugabo wawe jewe inama nutanga kuri aba bantu bafite abasponsa hanze nimba kwishurira ndakaguhahira uwo muceri n'ifu tibituma usuzugura umugabo wawe ngo adahaha cyangwa atinjiza ifaranga mu nzu ugira umugisha agira abamufasha ariko ubaha umugabo wawe umuha inshingano ziwe zose akubera umutware kuko ari umugabo wawe ugomba kubaha umugabo usuzugura umugabo ngo bakwishurira inzu ngo ahubwo uzi utanga impesa y'umugabo wawe za faranga zose ariwe zitaho umugabo akugenera uko bisanga ahora akugenera muterekere mwicare mutegekane y'amafaranga se amafaranga ko yaje turayakoresha mwungurane muvuga ati amafaranga turayakoresha uko muje inama mutegekere ayo mafaranga icyakora harekura ko kwamuhagarara hejuru y'umugabo amafaranga ngo yasubonera gute ayo banyuse nibo baragutanze uri muri wa muryango w'abanyana umugabo wawe n'umutwe w'urugo ni ugomba gutegeka gavanta amafaranga ubwo yaje turayakoresha ukuntu ariko ureke kwisuzuguza ureke gusuzugura umugabo wawe urugo kujya mwibanga ni ugukundana ni ukubahana reka gusuzugura umugabo ngo abibanye bari hanze nawe yaba afite ab'iwabo hanze kandi abagore nubwo tunagira n'ibyo nubwo umugabo yaba afite ab'iwabo hanze iyo gusuzugura ngo nubwo aribo mwacu babanuriza amafaranga babagira gutya ariko umugore yapfa kubona ab'iwabo bagiye hanze akaba yegura ijosi umugabo ntabakivuga umugabo ntabagihumeka umugabo ntabagitegeka mu rugo usanga umugabo inshingano z'urugo niwe uhawe upanga nyine ibigenda reka abagore turababujije nyabo turababujije muce bugufi yego njaboneka kora rero ayayo bantu no kubanenga nta kindi twaje kubanenga nimba ifaranga zihari reke mutegekane n'umutware wawe ndetse ariho nyine kuko uwacu yaravuze ziza kuri mpesa y'umugabo cyane umugabo niwe uzitegeka byose kandi nyine harazanije ifaranga nimba zije ku itariki 5 tariki 10 niwe uzizi mwebwe niwe muzizi umugabo atiyoreka kukubwira ifaranga zawe bishoboka ntuzonakunda hari abiwabo biba bari hanze bazabikora n'umutima mwiza ariko abagore yeme ko turibwira twese babi ntabwo twatuvuga ngo ni bariya gusa twese abagore twese ko turibwira sinzi uko duteye kandi kujya abagabo bo kujya bafite ibintu byinshi baba bakora mu muryango hari mu muryango gutwerera umuntu ufite ubukwe dufite ibisanzwe dutanga yo gufasha ubwoko bw'iwacu bwagize ibibazo mu makanisa mu miryango mu mafamiye abagore cyane cyane tubigendera ese kuri gufata amafaranga yarekeye kuri telefone yawe umugabo ntayavugaho umugabo ntayategekera ese ibyo bintu byose bisabwa tuvuze mu miryango mu gufasha ubwoko bwacu mu makanisa mu makwe mu biki gutwerera wa mugore we tuzabitekereza ariko umugabo yojya duke akaba akiranuka ku bintu byose ku bisanzu yose reka ifaranga zihitire ku mugabo kuri telefone y'umugabo kandi umugabo uko abijera kose nubwo nuko nguko kuko abagabo niwe mutwe w'urugo twavuze iryo jambo njyewe niryo usa nibandaho cyane nuko ariko kujya hari n'abandi uzamusanga ukamusanga barasuzuguye yego ngo afite ab'iwabo hanze ngo baba bamufasha ngo baba bamukorera kiriya kitu mbese akamasa akamasa kudahaye nk'abandi bantu agaciro niba ushaka ngo ari umugabo umwe ngo wakadushika mu rusengero ukamuvuga ngo namushakira aho yicara imbere ngo ni ifaranga bafite bakamuvuga ngo tuyo kwicara inyuma gusa ngo yo kwicara inyuma gute ngo kamuhagarara ku muryango ukamuvuga ngo mpaka bamushakira iri imbere kandi ni pasiteri ari mu nzu isanzwe ariko nyine kubera ifaranga nyine akamenya izamura cyane ariko uwo munsi watunga ariko uzifite utazikoresheje neza zo gusenyera ifaranga zo gusenyera rwose utazikoresheje neza ingo nyinshi ingo nyinshi z'ubu icyo kizimaze ifaranga mwirinde ifaranga ifaranga ni nziza ziragufasha ariko kandi ntizibe iyo utamenya kuzikoresha neza kandi iyo utabyitwayemo neza niko kujya bazavuga ngo umenye umuntu
igihe afite turuzi ko udafite abantu baba bataramenya uwo uriwe ariko iyo umaze kugaragara nibwo abantu bazamenya uwo uriwe uzi ko hariho abantu bazaga ifaranga bakamatuka abandi akamatuka abandi akamahindura abandi mbese akamufata nkaho udahari ariko wa muntu uca bugufi afite ifaranga aba ari umunyabwenge aba ari umunyabwenge ni ukuvuga ngo umuntu wese amenyekana uwo ari we mu gihe amaze kugira ubushobozi ariko iyo utaragira ubushobozi umenyekana uwo uri we iyo ufite ifaranga ukagira ubushobozi ukabikoresha neza umunyabwenge bwinshi rwose ariko ikintu cyose iyo ugize ifaranga ukagikoresha neza ukamenya no kubana n'abantu mahoro ubwo ufite ifaranga ibyo ni byo bintu uri umunyabwenge kandi bazibereyeho gusangiraga abantu bose ntukikunde waba ufite ngo wirengagize mugenzi wawe uko twose waba ufite kujya tuba twiza iyo badusangiye na mugenzi wawe ibyo bintu muzitware mu neza rwose kandi hari igihe bazavuga ngo mbese iyo ufite nk'ubushobozi ntukakandagire ku muntu cyane kuko buza buca nawe akabubwira bazavuga ngo aho ziraye ngo ziba zaziriye buza bwira utunze ugaca wakenya ubuzima ni ubuzima ariko nka saa sita ukamubona ufite igihumbi uko zibona ariko tugomba gusuzugura ngo udafite ayo n'igiceri ugomba kuba umuntu wese imana yaremye ugomba kumuha agaciro kiwe mureke nimba uko umeze kose n'uko ameze kose mwihorere muha agaciro agaciro none kuvuga ngo urasuzuguye mutafaranga afite cyangwa zenda gusuzugura mufite ab'iwacu hanze ese ab'iwacu bogira ikibazo kuri none bakagwara za faranga zigakatika hari igihe umuntu uza guheka akagira n'aho akururutse ariko kandi iyo uri umuntu waciye bugufi ibyo ngibyo biza binagufasha n'ubundi buzima buri imbere ariko iyo wishize hejuru cyane iyo bigenze ukundi ntanuzi ukureba iyo byagenze gutya wishimye kubantuka ukabereka ko uza ufite ikibazo cyawe ugasanga ntibanakureba byakwitaye kuko nawe ibyo wakoze gati byabaye gerageza kubana n'abandi amahoro duke twawufite usangire n'abandi mu mahoro utabishima ariko iyi nama ari sawa abagore turababujije bahaye amasoko barangiza bagasuzugura abagabo gute ese nk'umugore uhaguruka agasuzugura umugabo byazagenze gute ubushingiye kutari umugabo umusuzugura none ngo uzamara guhuna ni hahandi uragumube umugore uramufasha wiwe uri umutwe wawe umugabo wawe w'inshingano zose umwiteho kuko n'umutware wawe cyane rwose ureke gusuzugura abagabo ubwo bibanyu baba bishurira amasomo ubwo bibanyu babarisha ni hahandi kandi umugabo ntazamaraga ngo yicarega mu nzu watunzwe n'amafaranga twiwanyu habe niyo boza bamurengerezaho ariko nta mugabo wo kwicara ngo aricaye ngo undi muntu utabaye usanga nawe afite ifaranga ariko karasohoka agenda ariko hari n'abicaye ni wa mutekano mukeya ahubwo tubwiye abagabo muhaguruke mukore muri kamwe ufite utwawe dufaranga ntatuza guheza kuri ziriya uzi uba mukore nuko mufite abasipozi ifaranga zizasanga ahubwo zikenera kuguma gushakira izindi uricara se wagume bakurishe wabaye umwana izo guhabwa n'abagore turuzi zawe uzi ugenda none ukazana magana ejo wagenda ukazana magana atanu ejo wagenda ukazana ariko uzi uvuje igihumbi baguhaye bose turimo ukamubwira cashize kubona zino faranga bari mu utanga mu mishinga ibihumbi 100 ibihumbi aho zizazimara icyumweru kandi wareba na cyakintu twazikoresheje tukibona tukigaragara hoza ahubwo zaze kwitsa hanze tuba tuzishimye ariko ni kuvuga zira faranga zawe niko nzavuga ariko faranga zawe waruhiye waviri icumi faranga zawe muzi nimba namwe zarabayeho tukiva kiwacu umuntu wese yazaga ufite nyine
nyine ku ifaranga noneho bamara gushika ukaba munanirwa gukora mufite ifaranga ariko umunsi urufaranga rwa nyuma rwashize mu nzu ukamuha ugashaka akazi ukakabona kandi ugatahana ifaranga nayo irindi bazi ugenda bigeze kandi ukamuhindukira kubera ko ifaranga ziri mu nzu ariko umunsi zashize muzore nta muntu wese wakaza ufara ibintu utangire gukora gifite ifaranga ariko neza wabona ukamutora igikapu ukamurangura kandi ukaja mu kazi ugatahana ifaranga ubuzima bugakomeza ariko iyo ugifite ifaranga ayo mama z'amatsiko ariko ku gifaranga zikunda ukora iyo waba uzirabaye ukoze nk'umukongera ukinjira uba wicaye ujya amafaranga yose ufite mu nzu yawe niyo hanze kuzugara ukabona n'ibisho ukanja gusaba kugira uze kwiteganyiriza ni kwiza rero zafana komite zo kwigisha abantu gukora zanamara ko nakwandika igitabo nuko munandika igitabo neza k'ubuzima izabona ko nokwandika igitabo wakubwira ko ubugentegeke igikapu muje mu kazi tuzamukomeza gute ubusigaho mumeze gute nyine icyo se gaza nyine uzucakira ariko kandi niba hari abantu bari bakunda gukora nifashe umwanya wa mbere mu buryo nobwira umuntu wese ngo haguruka kuja mu kazi ukabona ifaranga mu kwizera kandi akazibona kugira nta kintu cyiza kuko umuntu utarezi muze yayiwe n'ubutesi akambere cyane n'abarezi muze ariko jewe nicegera akamusigira umwana kandi ari mu nda afite abarezi rwose ni ukuvuga ngo ikintu cyose gukora ni ibya mbere twabirwanyije ibi byose gukora twabirwanyije hariya abantu bahaguruke biteza imbere ariko ducashe uwo mugore kabisa usuzugura umugabo ifaranga zo hanze hanze ngo gwiso umusaza wawe ese umuryango wawe nyine uri hanze iyo wumva ko urasubiranamo n'umugabo ngo babitekereza gute uzi kubona ko kati bakavuga ngo ariko bazinjira nawe ngo bazamurashikira umukobwa bagashikira umukobwa tumutunze gute ariko nawe bagabo bakwiriye ni ukuri kw'Imana pagasa buri munsi wa na gatatu karahanga cyane ni ukuri kw'Imana ariko nako gatatu wakoze wawe nako wicara gusohoka karagufasha ejo uzosuzugurwa kandi ibibazo byabaye ibindi rero twasezeranye ngo abo bantu twabanenze gusa abagore basuzugura abagore ariko kandi n'abagabo nabo mwamwicara gutya mu mwifumbati ngo sohoka nyoko kuko ngo ari hanze ngo ashigiye umugore ngo kahaguruka nawe ukore nizo byiza ibyo gusuzugurwa mureke ibintu z'ubushaka nta nziza zangana niba zangana nizo byiza rero ngahe badukurikiranye turashimiye siriya mukore subscribe kuri izi channel cyane dushigikire tuzamure duteshe kabisa nicyo dushaka turacabakeneye cyane reme turabakeneye dukeneye abakunzi bacu abantu bari mu kudukurikirana uzi ko umuntu ari mu gushaka ikiganiro abantu bakaba bakireba gutandaga iposting utandagiheza n'umuntu ukamusanga abantu bagikurikirana ariko naje naravuze zo guteza abandi imbere zobateza imbere uko ushoboye kose uhaguruke gukora umushigikire n'abandi turabashishikariza bahaguruke bakore twe nta mutima mubi barabwiye ngo bahaguruke nimba udashoboye guheka kubyiza ntabwo urabona ahangaha udafite akantu ko kuvuga n'uwari intunga ahangaha cyane muri Kenya arajijuka twirebera aho twebwe ahangaha Kenya ni ishuri none kubwaho wari sepake ryo kwambara igitambaro bakagenda itega biri k'umugore kandi umukobwa ugafungira amaboko inyuma w'iki abantu bari mu kumvura bakikana ngo suriya ni wa wundi yewe ahangaha twaje mutekereze ndusubire ko turataha muzogenda gute ejo narasohotse hanze gusa abagore ngo noneho nguriya ni wa wundi tarashaka ifaranga ariko abantu kugira ngo tubabanga ngo tugomba kwicarana na yari meza guteza kuko nari meza rwose ni yarakebutse bagukareba nawe ngo amasomo yacu twigisha uhaguruke hari abitinya ngo sinja kuri kamera waje gutukana n'abatukana barahari turabazi mureke gutukana uvuge ibintu byiza by'iwacu birahari
kica no rero wanyu no kuziza amashimwe arahari ubuhamya burahari harabazi kuririmba kandi yo gusaba gando kwaririmba gusizwi uko ryo bari meze abantu baragukurikira uko avuga ngo sinzi kuririmba murabizi ukuntu ndi kuririmba kandi izana magira gutya ntarira gutya ariko bikanye ni mutora dutawe muze kabisa mutegeye tihangira ibintu tumami bana bandi kabaraje amafaranga kandi natwe tuzayakoraho kabisa amafaranga tuzoyakoraho bivuye mu kanwa kacu batakabaza kuzacyana bahaguruke no kubindi no kubindi kumva ko badashoboye kandi ko bayarebwa ubona mucuruza ari takibazo cyangwa ibindi ushoboye hari umugore wavuze wagiye Norvege aravuga nategera ikiganiro ciwe aravuga ngo bacuruje meloni bataramenya imihanda yo muri Kenya mu buryo ugenda ukavuga ngo niyo natugarukana mu Rwanda abe naje ngitangira gukora hano natangiye gukora taramenya imihanda nukuvuga ngo umuhanda janye akabaho ndebera ahantu nimba sanze mu mama w'umunyakenya uhaho sibigora ahantu mama bango uyu mama ndamugeraho ubone kuzamuka ni muhanda tiwumva nukuvuga ngo yaravuze ngo umugabo yakaza caha umugore nawe gacaha bakavuga ngo turahurira bakavuga ngo turahurira aha ngaha mu gutaha kandi bagahura za mbere zashize agatahana abana ari Norvege uzoguheza utegera ubuhamya bwiwe ni ukuvuga ngo iyo wagurutse gukora imana ntiyareka ngo uyobore se ngo baze gutora uzababwira ngo tumutangira ngo nzirije ababitaro kwamvuga ngo yere ngo singa ndamunoja kuyobana aza kurangira inzira ngo kwitako kuvuga ngo turutse kidura kurasha kidura biri kwinka kidura ikwiso bazaba kurangira aho unyura kandi neza bahanyura ukabona neza bazi kuranga abanyazikenya cyane abakeneye gupagasa bakagase twavuze ko dukeneye abantu bakora badakeneye kuza kuri no mihanda nta kibazo cyane no kutuzicuruza kandi mubaho abagabo kabisa mubaho abagabo cyane no gusuzugura abasiponsa baduha amafaranga ariko bidatuma duta inshingano mu mago yacu tumwe nko bisanzwe mubahane dukundane izo nizo nama nziza dutanga no kuri polisi za YouTube zacu murakoze cyane bakomeje kudukurikira umwanya waho umugisha nawe utaha